muraho amakuru muraho neza. Ubu rero tugiye kubereka ibyo dukora nk'ibere rya Bigogwe. Nk'uko mubireba, ibi ni ibyansi, ariko ibyansi bitandukanye, bimwe musanzwe muzi ibindi mutazi. Murabona ibisabo bibiri n'inzindaro zabyo, murabona urusyo, murabona n'ingasire, murabona kandi inkoko, ariko kandi hari agati gatoya muri kubona ariko kitwa umutozo. Murabona kiriya ni ikirandaryi gitoya, ariko tugira n'ibinini, kandi ikindi murabona ibirago. So tugiye kubafasha abantu muherereye mu mpande z'isi zitandukanye, tugiye kubafasha. Murebe hano hasi murahabona amata, ni amata y'ikivuguto, amata aryoshye, amata tutashyizemo imvuzo, ahubwo twateretse by'umuco wacu. Amata tuyatereka mu cyansi cyitwa ingare. Ingare ni icyansi kiba kirambuye mu migano, tukaba tugiye kubereka ukuntu bavuruga amata, uko umutozo uvuruga amata. Ubu rero nibyo tugiyemo. Nk'uko twababwiye, tugiye kuvuruga amata. Uyu ni umutozo muri kureba. Tugiye kubigisha ukuntu bavuruga amata iyo ari ikivuguto, kugira ngo yavuruge neza neza, abe amata aryoshye, ntihagire ikintu wumvamo kimeze. Hari ukuntu amata y'ikivuguto yanyoye batayavuruze, wumva akantu kameze nk'akatirimwe ukuntu. So tugiye kubigisha ukuntu bavuruga. Uko nabwiye, uyu ni umutozo bafashe. Iki cyansi cyitwa ingare, kiramvuye mu mugano. Uyu muntu ugiye kuvuruga agiye kubigisha, yitwa Mugisha. Sawa. Okay. Murabona amata yacu ukuntu ahita afata ku mutozo, bitewe n'uko aryoshye, n'uko atarimo amazi. So agiye gutangira avuruga. Agiye gutangira avuruga. So ubwo niko bavuruga amata mu cyansi. Uyu ni umutozo. Mw'abantu b'Abanyarwanda bari abasirimu, ntibakoreshaga ibyuma biriho imugese, bakoreshaga ibya baburuguduvangira. So Abanyarwanda bari abasirimu, ntago bakoreshaga ibyuma biriho umugese, bakoreshaga ibiti bibaje neza, biramvuwe neza. Mu by'ukuri banywaga ndavuga banywaga amata arimo isuku koko. Banywaga amata arimo isuku. Namwe muri kureba umugano, nta kintu kibi, yaba umutozo uramvuye mu mugano, yaba ingare iramvuye mu mugano. Mu by'ukuri bari abasirimu cyane, bari abasirimu ku buryo bukomeye. Njyewe navuga ko mu by'ukuri abantu batuzaniye ibindi baratwiciye, ari amavuta y'inka muri kureba. Rero nk'uko nababwiye, hano tugira ibintu byinshi. Iyi ni ifu y'amasaka twaseye, tumaze gusya. Ubwo tuyishyira hano kuri iyi nkoko. Mu kanya nitumara kuvuruga aya mata muri kureba, turaza guteka umutsima, tuyasomere. Wow. So mwamubonye uyu mukobwa uri gusya, yitwa Nyamugisha, yitwa Mugisha. Wow. Mwabonye umutozo. Wow. Okay. So agiye kuma amata, ariko nawe agiye kunywa. Ndabizi amata guhame mama mwiza.
kabyara ameze ate? Wow, so mwabonye uku niko ubundi bavuruga amata. Wow, so ari n'amavuta y'inka mwabonye no turacunda, ariko bacunda n'ubundi amata y'ikivuguto. Buri ari amata tuvuruze, iyo tubishaka twari kuyashyira mu gisabo tukacunda, ariko turanywa ikivuguto uyu munsi. Abantu bajye bambaza ngo mbese ngira ikivuguto, ndababwiza ukuri iki nicyo kivuguto cya kindi apana kimwe bababeshya. Dore ikivuguto kiryoshye. Nyagasani warakoze kuntuza mu bigogwe, Mana warakoze kuntuza mu nka, nkavukira mu nka, nkagira amaraso y'inka. Wow, kanya ngiye kumuha icyansi, ariko mwakoze kureba video yacu. Turabashimira, please mukore subscribe, mudufashe, mudushyigikire. Turacyatangira, ariko nimudushyigikira ndababwiza ukuri nzabereka video nziza z'umuco nyarwanda. Turashaka kubungabunga, turashaka kugarurira ibyacu, turashaka kuzagera mu by'ukuri ibi bintu byose bikaba ahantu hagari, ku buryo muzajya muza mukavuga tuzi ku gicumbi cy'umuco, cyane cyane umuco w'abakunda inka, kuko ngiye niwo nereka abanyarwanda. Mwakoze rero kuri video yacu. Ngiye ndi Ngabo, uyu muntu wavuruza amata yitwa Mugisha. Turabashimiye cyane, Uwiteka abaha umugisha.